amashuri cyane kuri bwiza amashuri cyane kuri bwiza amashuri cyane musoza bwiza okay ahera hano buryo asuhuza abantu be ajya n'ibumoso asuhuza abantu be ajya no muri vehicle asuhuza abantu be yikomerereza hirya byiza dufite akatero 40 za stage kandi n'abakiriya bari kuri uru ruhande nabo genda basuhuze okay aho rero niho nari mwicaye muraho okay bwiza ntabwo ndibuze kugusaba kuvuga ibintu byinshi ahubwo ndashaka kukubaza witeguye gute iyi Summer Country Tour n'icyo wabwira abanyarwanda muri rusange The Band, Bruce Melody, Bwiza, Kitoko n'abandi bahanzi bashobora kuzamo ni tour witeguye gute urashaka gutanga ibihe byawe mu buhe buryo ku bantu bazitabira ibitaramo The stage is yours. Muraho mumeze neza Lucky arakoze nje country summer tour whatever niteguye neza ndi solid kandi niteguye ko nzabaho ibintu byiza aho tuzagera and I'm pretty sure ko n'igisamagwe na Munyakazi na Kitoko bose bari lead niba ataba lead kuko nzabarusha kuko nje meze neza yeah that's all. Okay, so n'icyo wabwira abagize icyo bakora kugira ngo ibi bitaramo bigende neza abafatanyabikorwa hoteli umwuga wacu tugendana umunsi ku wundi nk'uko abantu bari kubibona kuri screen icyo wabwira abafatanyabikorwa bizera umuhanzi nyarwanda bizera n'ibitaramo by'abahanzi nyarwanda bagashyiramo uburyo kugira ngo bigende neza icyo nababwira ni ukubashimira gukomeza gusapotinga industry y'umuziki kutwizereramo ni ibintu by'agaciro ikindi nuko tubakunda turabasera kugira ngo n'amakashi babone icyo investingamo dukunde ibinyobwa dukunde serivisi zose batanga tujye Kigali University bishime tujoyinge yeah that's it. Murakoze cyane amashyi cyane kuri Bwiza tumureka agende yicara mu byicaro bye DJ Captivo shyiramo iyo ndirimbo ubundi dukomeza aho gatoya na gahunda aba brand ambassador wa Primus bakoranye hafi y'imyaka igera muri 3 mu 2026 bahise batwatiraringa nawe gukorana Summer Country Tour. Mu by'ukuri iyo urebye Bruce Melody urugendo rwe akoze y'imyaka 10 ingahe irenga mu muziki ubona ko Bralirwa yakoze ikintu gikomeye cyane kuri kariyeri ya Bruce Melody. So ariyo mpamvu turashimiye by'umwihariko nk'uruganda nk'uko twaje gushimira Mitsingi ko turashimiye Bralirwa kandi nk'uruganda kuko ibi bigaragaza aho amafaranga y'abashoramari ashobora kuvana umuntu akamugeza. Ubwo ngarutse ku bitaramo byacu nongera ndashaka gushimira Minisiteri y'Urubyiruko yaradufashije cyane. Hari ibintu byinshi bisaba kugira ngo umuntu agere kuri ibi bintu abashe gukora tuba mu gihugu. Minisiteri y'Urubyiruko yabanye natwe minisahari hose turamushimira. Turashimira polisi y'u Rwanda yadufashije ibintu byose umutekano mubona mufite hano umutekano muzaba mufite mu turere twose tuzajyana. Polisi y'u Rwanda niyo irimo iraduha amabwiriza kandi nayo izadufasha kuburinda. Hanyuma ndashimira akarere ka Musanze, ka Nyagatare, ka Bugesera na ka Rubavu. Nshimira cyane cyane aba executive babo kubera ko n'inzego zabo bakorana zose kubera ko nabo bari mu bagiye badufasha mu buryo urugendo ku rugendo no kugira ngo tubashe kubona impapuro zose zisabwa kugira ngo ibitaramo nk'ibi bibashe kuba. Abandi bafatanyabikorwa bashaka gushimira ndashaka gushimira sitasiyo ya Merez itanga esanse ibituruka kuri esanse byose bemeye kutubera abafatanyabikorwa bakaduha esanse kugira ngo tubashe kuzenguruka igihugu cyose nta kibazo cya esanse dufite kubera ko muri ibi byose dukoresha esanse na mazutu nyinshi. Turashimira G69 kuduha premium jeans zo kugira ngo tubashe kwakiriza abanyacyubahiro bacu abantu bose ntibazagire ikibazo cy'inyota mu gihe bazaba bari muri tour. Turanashimira Kigali Universe izaba ari
food and beverage partner. Ibintu byose uturere twose tuzageramo tuzajya na Kigali University. Urumva bivuze ko nta nzara nta nyota, ibiciro ni hasi, kunywa kurya kwisanzura, ibintu byose biri ku murongo. Yongera agashimira cyane igihe culture, igihe.com badufashije aya mashusho mureba kuyashyira kuri murandasi ku buryo mushobora kuyakurikirana mu buryo bwa live ahantu hose tuzajya mu gihugu dushaka kubasha gukurikirana ibintu byose byacu kuri live. N'ubundi butumwa bwose abahanzi bashaka kubaha muzajya mubona kuri live ya igihe culture bijyanye n'imyiteguro n'ibindi byose tuzashaka kubasangiza. Noneho turashaka gushimira kandi Gorilla Events yadufashije muri production. Ibi byose mubona byubatse hano harimo abakozi babo, harimo ibyuma byabo. Gorilla Events bakoze akazi gakomeye cyane. Noneho ndashaka soza nshimire What Wave yapanze ikanashyira mu bikorwa kino gitaramo. What Wave nk'uko mubizi ni kampani nayo yafashije, ariko uyihagarariye ni njyewe Mugarura-Kenny. Uburyo nishimiye nanjye ndabishimiye. Nkongera ngashimira uje Imfura Claude, manager wa Bwiza, ariko akaba nawe ari mu bafashije kuri iyi proje cyane kugeza aho igeze. Ngashimira na Amani Africa, umuyobozi wa Atlant, ariwe wakontractinze abo bakozi bose bababwiraga bazaba hano, bose nibo bakontractinze na kampani ye niyo ibishyura. Hanyuma ndashimira cyane na team ya The Ben hamwe na The Ben izina kwitabira ubu butumire bwacu, cyane cyane mereye kuri manager twese tuzi Muyoboke Alexis. Arashimira undi mugabo ufasha The Ben gutegura ibitaramo witwa Fiacre. Arashimira Jado Castar muri BNB FM. Bose bari mu bantu batumye kino gikorwa tugeraho akanya, bagishyizemo imbaraga nyinshi cyane, bamwe baduhaye ibitekerezo by'inyamibwa kugira ngo tube turi hamwe. Soza rero ndongera nshimire abafana ba Bruce Melody n'abafana ba The Ben. Iyo bitaba mwebwe ntabwo bino bintu twari kuba turimo turabikora. Impamvu bino bintu tubikora ni ukubera mwe. Turashimira abanyamakuru, turashimira itangazamakuru byose byitabiriye no press conference. Muri abantu b'abagabo cyane, turabahamagara mukitaba, namwe muduhamagara tuzajya twitaba. Noneho ndashimira na nyuma abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange, murakoze cyane. Abashimishije kuri Kelly Mugarura.